Okay, Sylogem Tech and AI. Uyu munsi nshaka yuko twiga uko AI igufasha mu buzima busanzwe. Muraho neza bavandimwe, murakaza neza kuri ino channel yacu ya Sylogem Tech and AI. Ni channel yanjye ikaba iyawe. Ushatse kuvuga ati ni Sylogem Technology na AI. Okay rero, uyu munsi ndagira ngo twige ku kamaro ka AI. Ndagira ngo twige ku kamaro ka AI neza, ikitumarira n'uburyo tuyikoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Hano ndaza kugerageza kugenda nanga ingero zifatika buri wese ashobora kuba yakwisangamo. Okay, ubu ndashaka nyine turiga uburyo ushobora kuyikoresha ikaba yakugirira umumaro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tudatinze rero, icya mbere dutangiriraho hano ni uko AI ishobora kugufasha kwiga vuba. AI ishobora kugufasha kuba wakwiga vuba cyane nyine kuruta uko wakwiga utayifite. Urugero hano naguha, niba uri nk'umunyeshuri ushobora kubaza AI ikagusobanurira isomo mu magambo yoroshye cyane, kandi ukanayibaza inshuro nyinshi utarambiwe kandi nayo itarambiwe. Iki gihe AI iragufasha cyane, ikaba yaguha ingero zifatika ziri mu gitabo, ikakubwira uburyo bwiza ushobora kuba waburokamo ibintu. Niba uramutse wenda ushaka kubloka, ikakubwira ikintu cyose wifuza nyine kuyibaza, iyo itiguha uburyo bukoroheye. Ikindi kandi ushobora nyine kuyigira, ntabwo wavuga ngo urayibaza ngo uyibaze ngo irambirwe, ngo uyibaze amagambo angahe nyine ngo igusubize bite birangira wapi. Inshuro ushobora kuyibaza ibibazo byinshi icyarimwe, byose ikabigusubiza. Wowe icyo usabwa nyine ni ukutarambirwa nawe gusoma, mukagendana neza ugasoma ibyo iri kuguha. Okay, tudatinze rero, ikindi cya kabiri, AI ishobora kugufasha mu kazi kawe. Niba wandika message cyangwa se ama emails cyangwa ama post runaka, iki gihe AI ishobora kugufasha kuyandika neza cyane. Ikindi, AI urumva ubwo igufasha kubyandika mu magambo asobanutse kandi akeye nyine agaragara ko ari amagambo y'umuntu uri w'umupro. AI iradufasha cyane. Umva nka kwa kundi umuntu akwandikira ngo AI cyangwa se iki, ukabura ukuntu nyine wenda wamusubizamo mu buryo bwiza kandi bwiyubashye. Iki gihe AI ibigufashamo. Cyangwa se wenda uri gushaka gutanga wenda usaba nk'akazi runaka, iki gihe AI nabwo ibi bigufashamo neza cyane. Okay, aho ni mu buzima busanzwe. Ikindi cya gatatu, AI ifasha mu bucuruzi. Uramutse wenda uri nk'umucuruzi runaka cyangwa ukora ibikorwa nyine by'ubucuruzi, iki gihe ushobora kubaza AI ukayibaza ibitekerezo byo kwamamaza. Ukaba wayibaza uti se mfite wenda iduka runaka, Sylogem Shop, rero mfasha umbwira uburyo nzamamaza ibintu byanjye bikaba byatera imbere cyane. Icyo gihe ibigufashamo neza cyane. Cyangwa se ukaba wayibaza ati ese business yanjye nyite gute, wenda ugiye nko gukora icyapa ukumva nyine izina wakwita business yawe bikunda gucanga abantu cyane. Icyo gihe urayibaza ati se ko nkora ibi n'ibi, ni irihe zina ryabera ibicuruzwa byanjye nakwita business nkora. Icyo gihe ishobora kubigufashamo neza. Cyangwa nanone ikagufasha uko wategura post ikurira abakiriya, wenda ushaka nyine kuyishyira nko kuri stati runaka, ishobora kubigufashamo ikakubwira uburyo wabiteguramo kandi ikazana abakiriya. Okay, ikindi cya kane ni uko AI igufasha gucunga igihe. Ishobora kugufasha ugendera ku gihe. Abo umuntu nyine yaba byarananiye kugendera ku masaha, ugasanga ni wa muntu uhora wiruca amasaha. Iki gihe AI ushobora kuyibaza ikakwereka uko wategura gahunda yawe y'umunsi, cyangwa se uko nyine wakora byinshi mu mwanya mutonya cyane. AI irabigufashamo neza cyane. Ikindi cy'ingenzi cyane, AI ikora no kuri telefone gusa. Hari igihe nyine ntabwo isaba ngo ube ufite laptop, ngo ube ufite izindi mashini zidasanzwe runaka, wapi.
telefone yawe ufite nonaha, iyo ngiyo uri kurebera ino video, cyangwa se niba ufite na laptop nabwo byaba byiza, gusa AI ntabwo isaba ngo ube ufite laptop, wapi, telefone yawe yabikora byonyine. Ukeneye wowe ubumenyi, kandi ntabwo bisaba ngo ube uri umuhanga, ngo ube waraminuje amashuri runaka, cyangwa se nyine ngo ube ufite ubundi bumenyi buhambaye cyane, wapi. Icyo ukeneye kwiga uburyo uyibazamo, ukayibaza neza nayo ikamenya uburyo igusubiza, kandi ibyo nta handi uzabisanga bitari kuri ino channel ya Sibo James Tech and AI. Nibyo ngiye kujya mbigishaho, twibandaho cyane. Nzajya mbigisha intambwe ku yindi, kandi tuyige mu buryo bworoshye cyane, kugira ngo buri wese ayifashishe. Niba wifuza kwiga AI ukayigira igikoresho cyawe cya buri munsi, cyangwa uko ubyumva wowe wumva wifuza kwiga AI, nta kindi usabwa kitari ugukanda subscribe, kandi ugakomeza kunkurikirana. Ndagushimiye cyane. Ikindi watanga comments niba ari inyunganizi waduha cyangwa igitekerezo. Niba iyi video uyikunze, andika muri comment mushyiremo udutima twinshi cyane. Sawa, ndabakunda. Video nakagaruka tuze guhurira mu zindi video zikurikira.